ariko ukuntu ngiye nyamvugana n'abajene batoya cyangwa umujene akaza akambwira ati ndashaka ko dukora n'imiziki ndashaka mfite tana n'iki byose ndabanza nkakubaza yari mwana muto w'amazo uriga warize se byibuze n'iki byose tabishakanye nakubwira subira ku ishuri ntago giye twakorana ukiri muri urwo rwego ntago yo kwiga uko cyane abajene benshi mbasubizayo nkabwira sasa we ababyeyi batanze amafaranga urashaka gusoma ku ishuri byo gukora imiziki yo barakwizeye kuzi imiziki gukora amafaranga bari kukwishyurira studio ariko niyo baratanze mu ishuri genda ubanza urangiza ibyo ngibyo bayishyuriye nyine hanyuma numara kubirangiza ubone kubona umwanya wo kujya gukora iyo music na urakubwira ati se ati of course wenda sinzi naho byageze bikuba wenda ugafata nka Minerval tujyana muri studio yaba ari iyo nzira se umwimye kandi yari breakthrough ye oya buriya ndibyo nkubwira niba umubyeyi wawe guhaye amafaranga ngo jya kwiga ukamubwira njyewe nzi kuririmba uzabanza umubaze niba kwemereye ko kujya kuririmba nabikwemera uzagenda ubikorega buriya igihe cyose ukibaye nko muri yo situation cyangwa muri ubwo buzima uryama kwa so uryama kwa nyoko urya kawunga n'ibirayi byabo nibo bajyanama ba mbere no ba boss bawe hano kuri ubu butaka banze ukora ibyo bashaka ibindi bizaze nyuma ibyo byawe ni ushaka kubikora uzabikore ari uko ufite stay yawe ufite akavumbo kawe ari uri kwigenga aho hantu ariko igihe ukirimo urarya ibirayi by'abandi n'iki byose urara munsi y'urusengero rwa so na nyoko banemera amabwiriza yabo nibo bahagarariye Imana hano kuri ubu butaka nibo bari ba boss bawe wikipanga kazi ntabyo kwipanga kazi yego kemo